w'amaguru ufite ibintu byinshi cyane ukora. Abantu bakina umupira barabawuzi bagatsinda, buri muntu wese afite uruhare rwe nk'umuntu, ariko ntabwo biba bihagije iyo bwa bumenyi bwawe bwa bushobozi bwawe ufite butamariye ikintu kinini ikipe muba mukina. Uri umuntu ufite ubushobozi, ariko buri wese azana ubushobozi bwe mu kubaka itimu. Iyo hatsinze itimu haba hatsinze abantu benshi, ntabwo ari umuntu umwe ubutsinze. You are using your talent to deliver results on the football field, but at the same time you remember you are linked to other people, other individuals on the field, and therefore you build a team. That is the beauty of football. It has many dimensions that people enjoy.